maze kuzibona mbona yambaye costume ya gatatu ndayibona maze kuyibona yego irambwira ngo kanguka ndakanguka inyereka nomero za telefone yiwe narazibagiwe rwose yego kubera ko telefone bahise bayinyura ndi hano mu Karambo yego ariko twaramaze kuvugana nawe ndi Kinyinya nuko ndi Kinyinya niwe yatangiye kunyereka irambwira ngo ndige mbanze kuvina maze gutanga ubutumwa bw'amayerekwa nyine nahereye ko nanafungwa mvuye aho mu Gatenga ndagenda njya kwa irambwira ngo dore uwo muntu nkweretse inomero ze zifate nimara kuzifata ugenda ujye kumubwira ubutumwa yego uri kumva yego urumva nari naratinze kandi yaramunyeretse kera ariko nkavuga se uriya muntu ko ntamuzi nzamenya mvuga iki nzagenda mubwira ngo iki yego rero urumva yamfatiye mu burwayi ari kwiranyereka ngo genda ujye gutanga ubutumwa kuri uriya muntu naragiye maze kugenda njya kuri perezidansi ariho bitaye ari kuri Bwiro maze kuhagera yego mvuye aho ngaho mu Gatenga ndagenda ndababwira icyo genda babwira njyewe ndumva ntashye ngiye muri gurupe ahantu njyewe nagiye nsengera yego arambwira ati ugiye umenye wa muntu uriya muntu ejo yaje kukubwira hari umudamu wari waje kubimbwira nyine yari umukobwa arambwira ati wowe uryamye mu nguni mbonye Imana yaragutumye ku muntu ukomeye kandi uwo muntu wanze kuvuga ubutumwa bwe ati yaba ari ukwangara n'ubujiji bwawe atari kwirambwiye ngo ugiye guhura n'ikibazo cyane kuko nibwo se uburwayi urwaye ahubwo nuko watinze gutanga ubwo butumwa niko Imana imbwiye yego naracecetse kuko nari naraye neretswe ayo mayerekwa ya perezida bambwiye bati mbabwiye ko ngiye ese wamenye wa muntu wavugaga ko baraye bakubwiye ukomeye utabwiye ubwo butumwa ko Imana yavugiye muri uriya muntu tukamenya ko ari wowe nyine kuko wanabyutse mukaganira waramumenye numva umwuka arambwira ngo turize ndatuza ndabwira ntigiye gusenga bagenda biba ari uko bameze uri kufotora icyo gihe nkaba nari narasabwe noneho ngeze kwa muganga bamvoma umugongo bamaze kumvoma noneho mpita nyine nsa n'ukuwe mu mubiri banjyana mu bitaro ntumva ndagenda marayo bambwiraga ko maze iminsi 3 ndiyo ngiyo mbese nari narakuwe mu mubiri ariko urugingo rwanjye rutaratakara ngo kugende nkanguka mva mu bibazo byo mayerekwa nerekwa abakobwa babiri bishangi barabakaturike noneho Imana irambwira ngo uriya mukobwa urwaye ngo ugende umubwire yuko ngo adashaka kwaba mu gaturika ngo azakirizwa mu bapantekote we n'uwari umurwaje ariko amazina yabo narayibagiwe itorero ryaguze amaraso y'igiciro insengeye igihugu kirimo Imana perezida wa repubulika ndetse n'abandi bayobozi bose abayobozi b'itorero mu izina rya Yesu Kristo niwe muyobozi w'ukuri niwe uvuga bikaba niwe utegeka bigakomera ni njyewe Exercine Triamu Monire Bezave Tangiza Seurudika Mando wa Mirere Bezave Nisikize Metriamu ri imbere y'amaso yawe kuko uruwera unyeze untunganye weze ururimi rwanjye weze umunwa wanjye weze umutima wanjye
mu izina ry'icyubahiro cyawe n'imbaraga zawe. Urakoze kuko uri uwera. Nsengeye umugaragu wawe Besa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nagomba gukora iby'ubutware wamuhaye, kuko waduhaye gukora umurimo tubangikanyije nta buryarya nta shyari, ariko turwanwa na byinshi, ariko wowe manuke turwanirire kuko ari we murwanirizi wacu. Ndi imbere yawe Nyagasani Imana. Oh haleluya. Ndagusaba cyane kugira ngo imbaraga zawe zinyuzure kandi mpumure. Radisoma, umurimo n'uwawe ntabwo ari uwanjye. Ndashaka ko icyubahiro cyawe kigaragara hirya y'abantu, hirya mu gihugu cyose aho waremeye umuntu wawe, iyi kusi n'ikasi, iburasirazuba n'iburengerazuba, kugira ngo abantu bose bihane bave mu byaha, kuko igihe cyawe kigeze kandi gisohoye. Uwandura akumye yandure, uwera agumye yezwe, kuko uje gutanga ingororano ku bamaze kukubaha no kukumvira. Ndagushimiye kuri Data, Mwami Yesu n'Umwuka Wera. Ni wowe ukomeye, ni we muyobozi wacu, ni we muyobozi w'itorero ryawe. Uvugurure kuko wohereje imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zize kuvugurura itorero ryawe. Nanjye undinde, unyiteho muri byose, nyoboresha umuriro n'igicu nk'uko wamaze kubinyereka. Baba Yesu Kristo, nk'uko Data wa twese ibitereko 7 by'amatabaza bihora uruhande rwanjye, nk'uko wangendesheje rwa rugendo rw'Abayisiraheli igihe wanjyanaga mu ivugabutumwa bwa mbere, ukanyereka inkingi y'umuriro mu gicu n'igicu cyera, iburyo bwanjye nkabona igicu cyera, inkingi y'umuriro ari we Data, igicu cyera ari we Kristo. Umwuka Wera akaza imbere yanjye, Data ukanyobora unjyana muri gihundwe. Data ndacyari imbere yawe, niwe nategereje kugira ngo unyobore kandi uyobore itorero ryawe. Ibi ushaka no kushima. Urakoze kuri Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana yo mu ijuru yanyeretse amayerekwa. Amayerekwa zari inyandiko mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2022. Nakomeje kubisengera. Izari akantu k'inyandiko gakubiyemo amagambo yego y'ibice 13. Uko Yesu ari we mutambyi w'ukuri. Watangiye kamana mvuga amazina yanjye. yego banza wivuge nta kibazo. Nitwa Kumukera Emma Maria. yego Ndi umuvugabutumwa bw'Imana. yego Imyaka maze ndi gukora umurimo w'Imana ni myinshi kuva mu muhamagaro wanjye. yego Nahamagawe ndi muto, mfite imyaka 12. yego mara imyaka 12 ndi kugenda mbona iby'Imana iri kunyereka indotesha inzozi. Inzozi nkazibona, mara kuzibona ikajya impana insobanuro. Igihe kiragera ubwo imyaka 12 nayo imaze. Icyo gihe niho yatangiye kunyereka nkiri muto, urumva nari umwana. yego Igihe cyaje kugera rero nza kuza kwerekwa ibintu muri 59. 59 nayo imaze kuba mukuru rero. Uko muri uwo mwaka wa 59 niho neretswe ibintu by'intambara yabaye. Bongeye kubona abantu, umuntu umwe ashoje intambara, ariko izo ntambara nkabona harabanje kuboneka umuntu w'umwami. None irambwira ati
ngiye kukwereka ibintu byanjye mwana wanjye, nzakurerera muri byo kandi nzagutuma mu mahanga. Noneho ndavuga nti ndakwemereye, ariko nkumva n'ijwi rituruka mu kirere hejuru. Noneho igihe kiragera nza kuza kubwira papa na mama, ndabwira nti ariko njyewe njya numva umuntu ampamagara kandi akampamagara mu mazina yanjye, akavuga ngo na data na mama Mariko, papa Mariko Serugina na mama Rangwida Nyirabazana, nanjye mu mazina yanjye akampamagara. Arambwira ngo ngiye kukwereka, kandi ibintu ngiye kukwereka ujye ubivuga. Icyo gihe nicyo gihe natangiye kubivugira. Rero mbona intambara y'59, ngiye kubona mbona umuntu witwa Kabano yaratuye ahantu hitwa Imwito, nuko mbona ari kurwana n'abantu, agenda kubitana, bakubita abantu, bafata n'amatungo yabo. Amwe nkajya mbona bajyana bashyira ku Kivu, ahantu hitwaga koperative baseragaho amakawa, rwari uruganda cyangwa se urusina. Noneho nkabona hari icyombo kinini bari kugenda bashyiramo inka, bashyiramo n'amatungo. Noneho mbibona inshuro 3. Maze kubibona inshuro 3 numva umuntu arambwiye ngo ngaho bibwire papa na mama. Ndabibabwira. Muri icyo gihe niho iyo ntambara yaje nyine 59. Muri iyo ntambara 59 nagiye kubona mbona mu kwezi kwa 12 kurangiza uwo mwaka, nashyingiwe muri 60. Ngiye kubona mbona uyu muntu araje arambwiye, ariko nkumva n'ijwi rituruka mu ijuru, akaza agahagarara mu kuboko kwanjye kw'iburyo. Noneho arambwira ngo urabizi ntikarame umwami, ampamagaye mu mazina, ndamwitaho ngo ngiye kukwereka ngo ubwami bw'isi uko buhindutse. Wumva ngo noneho ndavuga ntese ubwami bw'isi buhinduka bute, ese bizagenda bite? Ati ngiye kukwereka ukuntu umwami aje kwima iyi si, umwami w'umubiri. Ati yitwa Jean Baptiste Kigeli Ndahinduka. Ndavuga nti kikubona mbona aranyeretse, nkajya mbona aho baturutse, imodoka iraza, natangiye kuyibona igeze mu mujyi wa Kamembe. Ngiye kubona mbona yakomeje araje, anyura kuri paruwasi ya Shangi mu mayerekwa. Ngiye kubona mbona ageze ahantu hareba kuri iyo koperative, ari mu modoka y'Toyota, ari kugenda ari hejuru yayo. Kandi nabonaga kariseriya yari hejuru, yambaye kositime y'umweru, iyo bitaga ngo ni marisereza kera, n'ikote na karuvati, yambaye na rinete. Aravuga, Imana irambwira ngo ntureba nti uriya niwe wa mwami nakubwiye ngo niwe uje kwima igihugu, ngo ariko ngo yakinjiramo ngo ntabwo azakiyobora. Aceceka. Maze guceceka irasubira irabimbwira, uko yimbwiye ibintu 3, kabiri ku nshuro ya 3 mpita mbikora. Ndagenda mbwira papa, ndamubwira nti ntabonye umuntu witwa ngo umwami Kigeli Ndahinduka. Icyo gihe njyanye muri izo nzozi, bigeze aho ngo by'izo ntambara, amayerekwa yagiye kunjyana ku muntu wita Kirisitome. Kirisitome babaga bari abantu bakora inama, ari akadode ka shurushefu. Noneho inzozi njya kuzirotorera uwo bitaga Bideri Ndahinduka, yitwaga Yosefu Bideri. Nubwo ibya Kigeli rero birangiye, nabonaga ntacyo narinzi ngewe, nta n'ibyo nari nitayeho. Numvaga umuntu ambwira gusa ngo kora ibi, nkabikora. Ibyo birashira. Narashingiwe muri 60,
kuko ni nasabwe muri 59 nshingirwa muri 60. noneho koko maze kugera i Kigali nsenyigirwa n'umugabo w'umusirikare. nuko maze gushyingiranwa nawe twashyingiriwe mbese muri muke i Kigali. Amasekuru yacu niho yavugiwe kuko bavuganye na padiri witwaga Yohani Bizimana, avugana n'uwitwa Yohani Bisengimana wari mu gisirikare, ari umupadiri wabo, niwe wadushyingiye n'umugabo wanjye. I Kigali turangiza imyaka 6 tunangirije mu Ruhengeri. Igihe kiragera, ariko uko ibyo ngibyo byari bimeze kose niko nerekwaga. Ariko nkabwira umugabo nkamubwira ntese ibintu ko hari umuntu uri kuza akambwira ijwi, kandi iryo jwi nkaba ndihorana buri gihe. Bimeze bite ko numvise mbwira kuri kintu witwa Kigeri, ndi kandi uwo witwa Kigeri nkabona ari muri Loni. Muri Loni rero urumva ni Loni Imana yanyerekaga kanyereka abazungu, yamara kunyereka abazungu nkabona na wa wundi abarimo. Noneho rero maze iminsi ndi kubona bari kumwuzuza akajugujugu, kandi nkabona yurira hano ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ndavuga ntese ubu ngubu nzabigenza ndirambura ngo ariko izo nzozi ujya urota ngo ni inzozi koko ujya ubona umuntu bikubwira? Ndamubwira rero ni muri iki gihe njye numva umuntu uri kubimbwira ari nko mu mutima wanjye, nkumva n'ijwi rizamuka mu mutima byabanjije kuza ari ku ruhande iburyo, nkumva ahagaze hafi ku rutugu rwanjye, nkumva ari kumbwira. Ni noneho rero ubu ngubu dore uri n'umurwayi, bahora bakujyana kwa muganga buri gihe, nabwo inzozi zawe narazirose. Imyaka 6 mu Kaburenge, kubera yuko nshaka yuko tuzashyingirwa nyine, tuzaba twarashyingiwe, ariko uyu mwaka ukawutaha amasuko sinshaka kugira ngo nzagene nipfumbase ntaha. Ni kubera icyo nutaha uzongererwa iminsi yo kubaho, kuko niko Imana iri kubimbwira. Arambwira ngo yenti ngo noneho rero ngo tuzakora imyaka 6 nirangira tuzataha. Ndamubwira ntukongere kongeza iyindi kontara, ni kubera ko ndi kubona nyuma yaho haje umwami ugiye kuza, kandi nkabona ari Habyarimana. Habyarimana rero icyo gihe yari ari muri leta, ariko ari umu ofisiye, yari ofisiye mu gisirikare. Noneho rero dutashye nibwo Habyarimana nyine yimye ngoma nyine tukirimo. Noneho igihe rero kiragera turataha. Tumaze gutaha ubu urumva nyine nari narabyaye, ariko nkaba nari mfite igikomere cy'ububabare bwanjye nahuye nabwo ndi umwana w'umukobwa mfite iyo myaka. Nashyingiwe naramaze kurwara indwara ya mugiga rero icyo gihe yaramfashe, nkajya ndibwa umugongo, nkaribwa mu mutwe cyane. Igihe kiragera banjyana kwa muganga w'umuzungu wari uri ahantu Ishangi mu Kigaga hitwa kuri koperative, hafi yaho ku muganga witwaga Perarisi. Bapimye basanga ndwaye indwara ikomeye, barambwira ati babwira iwacu ati ni mu mujyane mu Bushenge ku muganga witwa Kagozi w'umuzungu. Niho nahereye ko banjyanayo, ariko icyo gihe nkaba nari narasabwe. Noneho ngeze kwa muganga bamvoma umugongo. Bamaze kumvoma noneho mpita nyine nsa n'ukuwe mu mubiri, banjyana mu bitaro ntumva, ndagenda marayo. Bambwiraga ko maze iminsi 3 ndiyongiye, mbese nari narakuwe mu mubiri, ariko urugingo rwanjye rutaratakara ngo bugende. Nkanguka mva mu bibazo byo mayerekwa, nerekwa abakobwa 2 b'Ishangi bari abakatolike. Noneho Imana irambwira ngo uriya mukobwa urwaye ngo ugende umubwire yuko ngo adashaka kwaba mu Gatolika,
ngo azakirizwa mu bapantekote, we n'uwari umurwaje, ariko amazina yawe narayibagiwe. Noneho uwo mukobwa ndagenda mvuye aho narindi mu mayerekwa, ubwo mbona abaganga bahagaze hejuru yanjye, barambwira ngo umeze ute, ndababwira ngo ndaho. Barambwira ngo ese urumva uri gukira, ese aho wari uri ko twebwe tutahabonaga bimeze bite? Ndababwira nti rero njye hari ibintu Imana iri kunyereka, kandi iri kubinyereka mu mubabaro wanjye, ariko ntabwo ari ibyanyu ushobora kubabwira. Mbwira umurwaza wari undwajije ari mukuru wanjye w'umudamu, ndamubwira ngo njyana kuri biriya bitanda byombi. Amfata ukuboko aranjyana, ndagenda mbwira wa mukobwa n'umurwaza we, maze kubimubwira. Yitwaga Esperansiya. Nuko ubwo rero niba izina ry'Imana nambabarire kuko naryibagiwe cyane. Nuko noneho ndamubwira, maze kumubwira arambwira ati aho nsengera naha. Ndamubwira nti ntabwo ugomba gusengeraho kuko Imana irambwiye ngo ugomba kujya mu bapantekote, noneho ukavuka ubwa kabiri, yego, Imana ikaguha amasezerano yawe ikayuzuza. Kandi ndabona uri kurambagizwa n'abasore bageze kuri 3. Abo basore rero ntabwo ari kuzabakwira. Ugomba gusenga Imana ikagusobanurira umusore ugomba kujyaho. Arambwira ati bimeze bityo bimeze gutya, mbwira ayo mazina. Amaze kumbwira ayo mazina rero ndamubwira nti genda usenga Imana izagusobanurira izina ry'umwe. Yego. Ndasubira nigira ku gitanda, ariko icyo gihe niho natashye kubera ko wanteraga inshinge nyinshi, nkumva ziranzonze cyane. Ntaha rero n'ubundi igihe kitageze, ariko ngezeho nkomeza kuremba, bansubiza kwa muganga. Ubu nkomeza kugumayo, ariko narakize. Muri icyo gihe maze gukiruka niwo mwaka nashyingiwe. Umusirikare rero tubana nawe gutyo, tuza gutaha. Tumaze gutaha ubwo aranda. Rero abantu ubwo hari n'umupadiri wadushingiye, waduhaye amasekuru, ari wanatwigishaga umubano umugore n'umugabo tukiri abasore nyine. Agiye kuduha icyemezo cyo kujya Icyangugu i Kigali kuza gushyingiriranwa, yarambwira ati mwana wanjye uragiye, ariko burya umugabo ntagira umugore umusirikare. Ati abasirikare ntibagira umugore umwe, ati wowe gende, ariko kwihangana kwawe uzagira uko kuzakumarira. Ndavuga nti se ko abimbwiye gutya ari umubyeyi, naho koko ntabwo bizambera, kuko niko yavuze. N'umubyeyi mukuru nakuhabwira iki ijambo rivuye ku Mana, atari bivuye ku bapfumu. Burya biratinda bikaza bikabaho. Ndamubwira nti rero uzakomeze mu nsengero. Arambwira ati n'ubundi amasekuru yawe dore yabaye uwo musirikare. Abwira papa ati rero uyu mukobwa wanyu n'uyu mukwe wanyu, turi umukwe wanyu yambwiye ko ari mu gisirikare kandi yakinjiyemo, none amasekuru yanyu reka tuyohereze i Kigali, ariho azarangiriza, ariho azashyingirwa. Twasezeraniyeyo, tumaze gusezeranirayo i Kigali nyine. Ubundi tumaze gusezerana ibya leta n'ibyo gushyingirwa, turashyingirwa, ariko ntabwo twari turi kumwe. Nuko turabana gutyo. Igihe rero cyarageze nakomeje kurwarira aho, kubera ko nabyaye umwana wa 3 nanone, ryandwara iransubira. Ndi i Kigali barasubira bankorera wa murimo wo kumvoma urutirigongo. Noneho nkibuka gutya ndebye ikintu kimbuyemo, nsanga ni ikintu cy'umurenda w'amaraso w'umubumbe. Mvuga se Mana iki ni igiki? Ariko barambwira abaganga bati ubu ngubu warwaye malariya ya mugiga, nicyo gituma tugusuzumye gutya. Ati kandi dore si ubwa mbere byakubayeho. Ndabwira nti yego.
birekeraho mbana n'umugabo rero igihe tukiragira turataha tugeze mu rugo yatangira kwigira hirya no hino nsanga umubyeyi gito ari we mabukwe nuko tubana nawe umwana wa 4 inda ya 4 natashye mubyaye 3 ntwite n'inda ya 4 we nayibyariye aho mu bitaro bya Bushenge maze kuyibyara uwo mwana tubana n'umugabo igihe kiragira tugeze mu byaro ya 6 ngo nashyingiriwe muri icyo gihe nari mfite imyaka navutse mbese muri 41 imyaka navutsemo igihe rero kiragera umugabo amaze kunda nibanira n'abana banjye ariko inzozi zikomeza kujya ziza icyo ndose nkabona kirabaye icyo ndose nkabona kirabaye igihe rero kiragera Yesu aranyereka neza amaso ku maso ndamubona si ukuvuga ngo namufasheho ariko we yamfasheho nanjye kandi kumumfataho nuko namabonye ko umwuka w'Imana data awutanze Kristo akaza muri data umwuka wera nawe akaza najya kubona nkabona Imana ngendesheje kenshi urugendo rw'Abisiraheli nakubwiye ko nigeze nyena njya mu butumwa mbona igicu cyera imbere yanjye mu kuboko kw'iburyo ibumoso iburyo bwose niho byari igicu inkingi y'umuriro n'igicu cyera ari we Kristo n'umwuka wera ari umwuka w'inuma we yaraje rwose aturuka muri icyo gicu mbona aguye imbere yanjye nkomeza kugendana nawe bo igihe kiragera njyana ahandi ntura rero njya gutanga ubutumwa niho mbega naherewe kugira ngo nkore umurimo w'Imana ubwo imaze kunyereka ntangira gukora umurimo w'ijwi ry'ubuhanuzi ntangira gukora umurimo w'amayerekwa menshi nandika igitabo cya Bibiliya nandukura imyaka 7 n'amezi 7 narangije muri 2020 noneho ubutumwa nafashe ubwa mbere nabufatiye kuri Isano ubundi nafatiwe ubwa mbere ariko narufatiwe muri Zaburi nshya ku rusengero rwa Gatenga niho nasengeraga muri paruwasi ya Gatenga ubwo noneho nabufatiye uruhande rwa Yorodani ya Gatenga niho natangiye gutangira ubwo butumwa igihe cyarageze muri 2002 nibwo natangiye gukora umurimo w'Imana ntangirira hari Nyakabanda ariko nari mfite ahantu nacumbikaga ntariho ndabutanga ariko igihe cyagera ngataha gasubira mu rugo Icyangugu nyine igihe kiragera impubutumwa ndabutindana bitewe yuko yari yambwiye ngo hari muri 2007 bo noneho 2007 butanga muri 2008 narabanjije kujya ngenda muri pasiteri bacu mu badiyakoni mu bantu mu ntumwa nyine twasenganaga kuko yari yambwiye ati nza gutuma mu bakomeye njye nkabona ari abo nyine ariko igihe cyarageze nza muri Kigali muri 2007 niho Imana yari yampaye ubutumwa bwa perezida noneho ubutumwa bwa Perezida Kagame bwari ubwa nyakubahwa perezida wacu nyine Paul Kagame noneho ubwo 2007 nakomeje kugenda ntanga ubwo butumwa gutyo ariko simenye ko harimo uwo nyine ariko igihe kiragera nza ahantu ndi kugera nkora umurimo w'Imana mfite ahantu nari narashinze groupe ahantu Kinyinya maze kuhagera nibwo yambwiraga ngo nkomeze nkora umurimo w'Imana
njya muri hariya kuri Sonatibe. Sonatibe naho mpakora umurimo w'Imana, maze kwakora umurimo w'Imana niho ayo mayerekwa yakomeje kuzira. Nza hano mu Gatenga hariya kuri Afiya hari umugabo witwa Profe, nijya amubwirije ubutumwa mujyana muri Yorodani kujya kubatizwa, ariko yabatirijwe mu kizinga cyane, nta nubwo ari umupandikoti, yari muri ayo madini y'amacaca. N'ubu baracyariho. Iby'Imana yavuze kuri Profe byose byarasohoye, ikintu itari yasohoza yenda kuri umudamu we. Ni urubyaro rugaragara ariko yiza twarinda ivamo. Imana niko yabibonye ubwo n'ubu turacyakorana nawe. Igihe kiragera dufata amasengesho y'iminsi 7 muri urwo rugo rw'uwo muntu. Niho natangiye kwerekeye gusubira kugarurirwa ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika. Mbana pasiporo 2 maze kuzibona, mbonana yambaye kositimu ya 3, ndayibona, maze kuyibona irambwira ngo kanguka. Ndakanguka, inyereka n'inomero za telefoni yiwe. Ubu narazibagiwe rwose kubera ko telefoni bahise bayinyura ndi hano mu Karambo. Ariko twaramaze kuvugana nawe ndi Kinyinya. Nuko ndi Kinyinya niho yatangiye kunyereka, irambwira ngo ndige mbanze kuvino, maze gutanga ubutumwa bw'amayerekwa nyine. Nahereye ko nanafungwa, mvuye aho mu Gatenga, ndagenda njya kwa irambwira ngo umuntu nkweretse inomero ze zifate, nimara kuzifata ugenda ujye kumubwira ubutumwa. Uri kumva? Urumva nari naratinze kandi yaramunyeretse kera, ariko nkavuga se uriya muntu ko ntamuzi, nzamenya mvuga iki, nzagenda mubwira ngo iki. Ubwo rero urumva yamfatiye mu burwayi, ariko iranyereka ngo genda ujye gutanga ubutumwa kuri uriya muntu. Naragiye, maze kugenda njya kuri Perezidansi, ariho bitaye bari kuri Gumiro. Maze kuhagera, mvuye aho ngaho mu Gatenga, ndagenda ndababwira icyo genda bavuga ngewe ndumva ntacyo, ngiye muri gurupe ahantu nagiye nsengera. Arambwira ati ese ugiye umenye wa muntu, uriya muntu ejo yaje kukubwira, hari umudamu wari waje kubimbwira nyine, yari umukobwa. Arambwira ati wowe uryamye mu nguni, mbonye Imana yaragutumye ku muntu ukomeye, kandi uwo muntu wanze kuvuga ubutumwa bwe. Ati yaba ari ukwangara n'ubujiji bwawe, atari kwirambwiye ngo ugiye guhura n'ikibazo cyane, kuko nibwo se uburwayi urwaye, ahubwo nuko watinze gutanga ubwo butumwa, niko Imana imbwiye. Naracecetse kuko nari naraye neretswe ayo mayerekwa ya Perezida. Bambwiye bati, mbabwiye ko ngiye, ese wamenye wa muntu wavugaga ko bayiburaye bakubwiye ukomeye utabwiye ubwo butumwa? Kwe Imana yavugiye muri uriya muntu tukamenya ko ari wowe nyine, kuko wanabyutse mukaganira, waramumenye. Numva umwuka arambwiye ngo turize. Ndatuza, ndabwira nti ngiye gusenga, gukora umurimo nabaho nagiye nyura, yenda ngende nyure mu bo twagiye tunyuranamo dusenga, ni nkora umurimo w'Imana. Kandi yantumye nako nshobora gushaka abo twasenganaga mvaho nza ahangaha ko bagihari. Mpageze twari twarasengeye umuntu w'umusazi w'umugabo, Imana mpava imaze kumbwira ngo nimbabwire ko bene uwo murwayi niba aza kumureba amaze gukira bazamutange bamujyane mu rugo iwabo. Mpageze rero nsanga wa murwayi yaragiye, kuko bamaze kumfata bamfunze, bakajya banjyana hirya no hino aho nagiye nsengera. Noneho ngasanga
abo twagiye dusengana barangije nyine nta wundi muntu uhari ngo arankurikirana. Igihe kiragera, kimaze kugera ndagenda ngeze aho ngaho baramfunga. Bamaze kumfunga maze iminsi 3, 2 muri gereza. Umunsi wa 3 nijoro niho baje, Imana iramfata nijoro, ntangira kuvuga ijwi ry'ubuhanuzi, mpanurira muri gereza. Kandi no muri iyo gereza nari nabwirije abantu 2 b'indaya ubutumwa, bahansanze ndaho nga mu nzu y'imbohe, bahava bihannye. Bamaze kwihana, igihe kiragira ku munsi wa 3 niho nagiye kubona mbona muri iryo joro nahanuraga Imana ivuga ibyayo, niho nagiye kubona mbona abantu barazungurutse kuri gereza nari ndimo, kuko nagiye gufungwa naho hantu narahabonye. Nagiye kwa perezida, mpageze nyura mu Kiyovu. Maze kunyura mu Kiyovu nari ndi kumwe n'abo bantu bari baje bamperekeje. Uwo mudamu bamwitaga Nyababiri, ariko izina rye nararyibagiwe. Maze kuva kwa prof aho ngeze ahantu hazamuka hajya muri Ziniya, numva amaguru arafashe. Amaze gufata irambwira ngo ngiye kugutuma uzamuke hariya. Ubwo nageze aho ngaho tubanze kuva mu modoka, nabo bari bamperekeje, ndagenda. Ntaye n'intambwe 3 ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo mu matari wasenganaga naho ku itorero rya Dorcas aje guhagarika. Ngiye kumva numva umuntu arambwiye, ari ijwi ry'Imana irambwira ngo wowe rusubiza amaso inyuma utamera nka mukaroti, komeza ugende. Narakomeje ndagenda, maze kugera kuri bariyeri ngiye kubona mbona umusirikare araje. Ntari nayitambuka, ndi nyuma yayo, araza ahagarara nyuma kuri bariyeri, arambaza atese kuje hano uje gukora iki? Ndamubwira nti nararwaye, ariko ndwaye ubutumwa bw'Imana, nje kubwira perezida ubutumwa bwe. Arambwira atese ko ari ntawe uhari n'abana be n'umugore we. Kuba ntabwo ndi gushaka umudamu we cyangwa abana be, kuko ndi gushaka perezida wa repubulika. Arambwira ati ntawe uhari rero. Ndamubwira ntese kureba ameze gutya, urabona bimeze bita, ariko urarwaye? Ndarwaye, kandi indwara ndwaye ni indwara y'igihano cy'Imana, kuko natinze kuvuga ubwo butumwa. Nanjye nari najijwe sinamenye, ubu nashoboraga kubibwira. Rero none igihe kirageze. Arambwira ati rero yari umuntu wabonaga kuko afite umwuka w'Imana, nawe ashobora kumvira Imana. Arambwira ati rero ntawe uhari. Noneho nanjye ndamubwira nti nubwo adahari, nabonaga afite icyombo. Icyo cyombo rero yambajije mbese, ndamubwira nti wowe ufite ikintu gituma ushobora kumubona, mumpamagarire umubwire yuko hano hantu hari umuntu umushaka, ariko sinjye umushaka, ahubwo n'Imana imushaka yamuvuye. Avugira kuri cya cyombo, numva ijwi aritabye. Amaze kwitaba aramubwira ati hano hari umuntu uri kugushaka, kandi ngo agufitiye ubutumwa bw'Imana. Aravuga ati ese ko ntari nabona ukuntu nza, ubu yenda iminsi 2 cyangwa 3 nzangezaho. Aramubwira ati rero ni mu mubiki. Kumbika rero kuba kumfunga, kuko nanjye nayo maze iminsi nerekwa ayo mayereko, ndi kubona ahantu h'inzu nini ifite urukufuri runini cyane, nkabona ni ikambwira ngo ni gereza. Niyo gereza rero nayinyuzemo. Maze kuyinyuramo, abwiye nahavugiye nyine ubwo butumwa. Ariko mbere y'ubwo butumwa nabanjije kubona umugore aje w'umupolisi kazi yinjiramo, Imana itangira kumurondora ivuga ibye. Iramubwira ati rero uje kureba umusazi, ariko si umusazi, nta mukozi wanjye. Ugiye kubyara, warabyaye umwana w'umuhungu, ubyarana n'umugabo mutasezeranye.
asezeranya nawe muri leta, ariko ugomba gusezerana nawe mu itorero kugira ngo ubugingo bwawe buzagere kwa data. Nuko yisubirira yagenda abwira undi w'umudamu nawe aje, mbona Imana ibona nyine yuko amereko yabo asa, byarasaga mbese bose bari barishyinye, barabyaranye n'abagabo bakora muri mariage y'itorero. Nawe iramubwira gutyo ati ifite abana 2 b'abahungu b'inkurikirane, washyingiwe n'itorero na leta, ariko ugomba gushyingirwa n'itorero ryanjye kugira ngo muzabone ubugingo bwiza, muzaruhukire mu mahoro. Ibabwira gutyo, maze kubabwira gutyo ubuhanuzi bwamanutse. Imana yarayibwiye abo badamu, baranzungurukije hirya no hino. Noneho nibwo rero nabwiraga, ngiye kubona mbona nijoro imaze kumanura ubwo buhanuzi, nagiye kubona imbwiye ngo uba amaso ndebamo, mbona icyo kigo cyose, icyo gipangu kizungurutswe n'abantu. Yego. Hari harimo umuntu wari wambaye amapeta, yari mukuru, yari umusirikare cyangwa se umupolisi. Bwarakeye mu gitondo ngiye kubona mbona wa muntu araje akinguye ya nzu narindi muhagereza, arambwira ati yewe ese ufite dosiye? Ndamubwira nti oya ntayo mfite. Irambwira ngo ngwino hano kandi ufate n'utwawe. Afashe ambaraje, bari bangaburira ibyo kurya, mbese birananira, bari amasaradini, koronobefu, nari mbifite icyakora cyantunze n'amazi bagiye bangurira. Noneho rero mvamo ndabifata, mfata yambaraje, mfata agashakoshi kandi karimo Bibiliya, asandemo agafuka ka sukari karimo busa, niko naryamagaho nisegura Bibiliya yanjye. Uwo munsi rero uwo muntu yazaga w'umunyacyubahiro, umupolisi cyangwa se umusirikare, nabonaga afite amapeta menshi y'inyenyeri. Yego. Icyo gihe napfiriyemo, anjyana mu banyororo. Maze kugeza mu banyororo, abo banyororo batese uyu muntu ibyo yavugaga nijoro, murabona ari uburyo gusaza cyangwa murabona ari iki? Mbega ntabwo ukabonye ari umusazi. Ati niko ubuhanuzi bw'Imana bujya buvuga, ati natwe harimo abafunzwe ariko twarigeze kunyura mu itorero rya Pentecote. Ati rero njyewe ntabwo ari jye wamufunze, noneho ubu ngubu ngiye kumukura muri gereza kuko ntabwo ngiye kwicwa n'Imana imurimo. Ati yego. Ubwo nyine ni uwo munsi bankuyemo, ngera kuri sitade, kuri hariya hitwa kuri perezidansi. Maze kuhagera noneho nibwo nahagumaga, mbageze mbona abantu bahageze benshi b'abayobozi, abapolisi, abasirikare, ba minisitiri, mpabona uwitwa Sharire muri Gandi. Ndamureba kajya mbona uwo muntu narigeze mubona mu ivugabutumwa ndi igihundwe. Nuko ubwo noneho nkajya nsengera mu mutima, nabo bakomeza bandeba, nkabwira Imana nti Imana, niba ari urupfu wakira ubugingo bwanjye, niba ari igihe cyo nkigukorera ni wowe ubizi. Kandi bijya gutinda gutya, ubu ni isaha y'abari itari yagera cyangwa se